murakoze gutega amatwi. Twimuke tujye mu cyumba cya kabiri. Mu cyumba cya kanga bamujyanye mu cyumba cya kabiri. Ahageze asanga umukobwa yahanishije arimo gukubura. Murabyumva? Ese noneho aya masomo ugiye kwigira hano na arakubera ko ari inzu irimo umukungugu mwinshi. Ubasabiranya mu mazu baratagera arapfuna baranga ati itegereze neza, aha hari amasomo akomeye. Baravuga ati ntihagire uzana amazi. Azana amazi. Namena aha hantu arahamena. None hakubuye umukungu niwongera kuzamuka bakubura bitabaruhije. Murabyumva? Arabaza ngo ese amasomo muranga hano ya. Murakurikira? Baramubwira ngo ujye umenya iby'imirimo itegetswe n'amategeko, usobanukirwe neza n'uruhare rw'ubutumwa bukiza abantu ko bitandukanye. Murabyumva? Kimwe kigira igihe cyacyo, ikindi kikagira igihe cyacyo. Ubu hano dushobora gufata abantu bakadutandukaniza ubutumwa bwiza n'imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa n'ubutumwa budakiza. Ubu muzi kuvangura ubutumwa bukiza n'ubudakiza. Ubu hano hicayemo abantu b'abahanga ku buryo ushobora kugira inama umuntu akaba yakira. Cyangwa hicayemo injiji zitazi uburyo zayobora abantu bagakira. Baramubwira ati niba uri umugenzi ujya mu ijuru, ugomba kumenya ibikiza abantu, ugomba kumenya ibidakiza iki abantu. Kamabwire ababwiriza benshi naha baguye. Murumva? Muranyumva? Ababwiriza benshi naha baguye, bahetse ubutumwa batazi ubwoko bwabo. Kubera iki? Satani yabisha amaso, ntibazi ubutumwa bwabo niba bubasha gukiza abantu cyangwa se niba butabasha kubakiza. Hari n'ababwiriza uzumva bavuga ngo umurimo ukorwa n'Imana, ngo ubwo nabwirije ngo umwuka wera azikorera umurimo. Wewe sumaze iki, we wakoze iki? Abagenzi bajya mu ijuru rero bagomba kumenya ngo ibi turimo kwiga, ibindimo ubu butumwa burakiza cyangwa se n'ubutoza abantu kwigengesera ku mirimo itegetswe n'amategeko. Bagenzi mujya mu ijuru, icyumba cya kabiri mwacyumvise. Mugomba kumenya ubwoko bw'ubutumwa mwiga ubwo ari bwo, nubwo muhetse ubwo ari bwo, ubukiza ubwo ari bwo, ubudakiza ubwo ari bwo. Dore ko twabonye ko mu gitabo cy'ibyahise Yohana havuga ngo, murangurikira, hari ibiryo bigereranywa n'inyigisho zorohereye mu by'umwuka zidashobora gukiza abantu. Zigereranywa na vino n'amavuta, hari zigereranywa na sayire n'ingano. Ibiryo bishitse abagenzi barya bagasobanukirwa bakamenya aho agakiza kagenza gatera kabonekera. Murabyumva? Mwabyumvise? Rero niba muri abagenzi bajya mu ijuru, mugomba gutandukanya inyigisho, mugomba gutandukanya ibyigisho, mugomba kujambura mukamenya ngo ibi bintu turimo kwiga biradukiza n'ibitukiza. Ibi bintu biratunga urutoki ingeso zacu tukabona zicika cyane ntabwo zicika. Ubu butumwa n'ubu dutera imyigengesero cyangwa mukamenya ubutumwa ati uriya ari amazi asobanura ubutumwa. Noneho uriya ntuza kuriya gukubura biriya ni amategeko. Tugomba kumenyera ngo ni ibiki tugomba kumenya, ibikiza n'ibidakiza tugomba kubisobanukirwa. Tukarya umutsima mwiza, tukarya ingano nziza, tukirengagiza vino n'amavuta, kuko ibyo n'ibisukika bijya bituma umuntu asesa akagwe. Cyumba cya kabiri mwacyumvise? Tugomba kumenya, tukagira ubuhanga bwo gusobanukirwa inyigisho zikiza imitima y'abantu. Mwabyumvise? Kandi tukazikomeza kuko bituma tubaho twigengesera kandi tuzigera. Rero humvikanye aho hantu. Humvikanye? Kutikiriza humvikanye? Okay, twagiye mu cyumba cya gatatu. Naho ni kubijyanye no guhinduka kw'imbere n'imyitwarire y'abagenzi. Yamwinjira mu cyumba cya gatatu, mwumva ko twimukanye, hageze ahasanga abahungu bato. Umwe yabera beze bakangwaraka, amavuta mugabo namuraye ku mubiri. Mbere si byangendye nigende. Sati wakwihanganye kazaguhera umuturage wawe igihe mwaza gukora ibishoboka bya genda bishaka ubungu. Mugenzi ati wakize umuhungu umwe yitwaga Munyepfa, undi mwihanganye. Urabyumva? Munyepfa ngo yashaka kubirya akabirya ngo n'ubundi amavuta mugabo namuraye kuki. Ngo isarabimuha arabirya arabirangiza, uwo mwanya biba nk'ibya wa muhungu wagiye agasigara asangira n'iki n'inguru. Ngo ariko mwihanganye we yakagereje igihe cyabyo cy'igihe azaherwa umurage we awitwaramo neza. Barashaka kubwira abagenzi bajya wasenga wawe
wakwiga waje ufite ibyo Imana ariko Mana yewe simbyumva ntabwo niga nk'abandi ngo mfate nk'abandi niyo mbifashe biraguruka none Mana jya undenganiriza iki Imana arenganya Imana tuyagasaba ntabara afite ikibazo aho gushyira amakosa kuki hari n'umuntu uzasanga bavuga ngo ari kubona Imana ngo nk'ibibazo ndimo ngo nk'ubu urabireba irabireba nyine niyo ngira abayazana w'icyaha se mu isi ko ari wowe ugomba kwicara ukikorera umutwaro w'ibyo abanyabyaha bazanye ku isi. Rero umuntu twatunganye n'umugore ntabwo ari ugutongana ntabwo n'izindi ngaruka zose za Adamu yatuzanye. Abagore ni mwebwe mwizije icyaha ubu ibibazo byose nyine murabyumva. Abagabo hari ibibazo bitureba ari nabyo babireba abagore ariko ireba by'abagore umugore bigusaba koza amasahane umugore bigasaba umugore bigasaba kumuteka umugore bigasaba kumuzira umugore bigasaba gukubura umugabo agenda atera hari gera umugabo usanga yinuba ujye mumenya ko ari namwe mwabaye umuyobozi umugore agasaba guterwa inda ukayima uwayiguteye yigaramiye ukayimana neza icyenda uracira mu ruraruka uragenda ute wajya no kuyibyara uzi n'ibindi ati turagusata bakageza niyo bagenda batera baguteye icyuma. Abagore ni mwago mufite impamvu zigomba gutuma musema rero ibitubaho ntagire umuntu uvuga ngo ariko Mana ngo nkibe umubire oya ujye ubanza utekereze kabiri Imana nigomba gukora nawe abagabo basi ibibazo abagore bagira birarenze mwabagabo mwe namwe mujye mugaruka tubababarira aho babafite sibyo ye ibaze umuntu herutse utera inda gusa maze ukagenda kwicara hakararagira wabuyaryaba yagenda bikananira akanaruka agateza ureba gutya none amufashe n'umurimo yumva atari ubukora reka nanakubwira ngo nyuze ibirenge kuko adashobora kunama n'ibyo bibazo ari wari mutuza ari rwose urumva muhungu wacu umaze gushaka ubu arabyemera ubu arabyemera ubu ariko namara kuyimudomeka neza maze kugera iri hazavuga ngo ubundi wajyaga he n'abashaka iyo yajyaga habure nyine yemereye kandi uzi kubona umugore utwite yihengeka akagira gutya kugira ngo tujye ku ruhande akoze ibirenge ameze gutya umugabo ari aho ngaho yicaye nta n'isoni afite ko rimwe na rimwe tujya turenganya abantu noneho hari igihe tugera mu bibazo tugashaka kugira ngo Imana ikore uko twebwe dushaka oya barahagasuka abantu bajya mu ijoro ntuzegere ushaka ko Imana ikora uko wowe ugenza ujye utegereza ikora ibyanyu wumvise naranababwiye hari ikintu kigoye kugenda Imana niho ibera iki ingaruka z'ibyo bari bagenda mu nzira maze wareba isura yawe nawe ukavuga yawe yagiye kundema wa mugani yashyizeho yagiye kundema ibitama byarageze gutya abandi ukuntu bisabiriza hari ufite turimo kugendana hari ufite ubwiso bwahenege hari ufite amaso meza hari ufite amazuru angana atya hari ufite ariganiye hari ufite amenyo wagira ngo ni nka 300 hari ubwo izo ni ingaruka zikira bene cyane bidutera ihungabana bigatuma tutiyakira muranyumva neza rimwe na rimwe tugashaka kurenganya Imana ku bagenzi bajya mu ijuru ngo bakwiye kujya kwa musobanura mwasetse mwatembagaye wasandane hari umuntu usanga afite ibiguru by'imiti ugasanga byaramuzaniye pe nani yagiye no mu bantu aremera akamara ibigera ngaho kugira ngo arebe ko yakamubakora nushaka icyo uzagura abanyabiguye azo undi afite amabere wagira ngo ni amagerekane bateretse ukabona abyaye gatanu ariko utubere turashinze nk'utugu ugasanga amabere yamuteye ikibazo yarahungabanye rimwe na rimwe akajya yicara kumva rwose ntanejejwe n'uko ari ntanejejwe n'uko ameze ntacyo wabihinduraho nujya no kuyakatisha uzarwara kanseri turimo kugendana nitunyurwa nuko tugende dutera nuko tumeze tunabane n'Imana uzashaka kwiyorohereza azaba arimo gukora nk'uriya munyepfa asanga ugenda ashaka unkorera ibi kandi yihuse yabyaye iki rero mu bagenzi bajya mu ijuru kandi akwiye kunyuzwa kwa musobanura bavuga ati ubundi uko usa birakomeye uko ungana birakomeye
niba wiga ukagira ikibazo ukibagirwa wanashimye n'Imana ukagira ibyo usaba Imana. Reka kushaka kugira ngo ukoreshe Imana mu bikorwa y'ubwayo itigeze ikora. Nezezwa nuko umeze, umenye uburyo ubana n'Imana utayikanitse ngo uyitunarike ngo ikore ibyo wowe ubwawe ugenda ute ushaka. Tugisohotsemo umudasubiza icyumba, tugisohotsemo tugiye mu cyumba cya kanga cya kane. Icyo cyumba cya kane kirimo ngo ni kwandera ahatu amusobanura ni ibigomba gusobanurirwa baki, ngo kubera ko rimwe na rimwe bajya bigira indangare ku buryo bashobora kugwa mu nzira. Murumva yewe, kubera ko bigira indangare bashobora kugwa mu nzira, hari ibintu byinshi cyane bakwiye gusobanukirwa. Ubu turi mu bisobanuro mu bintu by'abagenzi, uburyo bagomba kubana n'Imana. Ushobora kumusenga ugasenga ukaba uri umuntu uniga, ariko ukuntu uteye ufite ukuntu utabibona neza, bitakunejeje. Uti yaba Imana yari inkoreye gutyo ya mu bagenzi bajya mu ijuru, Imana yashaka kugira ngo birekure neza. Turagendana bamenye amasomo bagomba gufata. Dore rero ngo bageze mu cyumba cya kane. Twinjiye mu cyumba cya kane, twinjiranye icya gatatu. Mwacyumvise kwa Munyepfa nande na Mwiha. Ujye wumva Munyepfa, mwihanga, umuntu wihangana mu bintu byose, mu bigeragezo, mu ngorane, muki. Munyepfa nande kandi na Mwihangana. Umva icyumba cya kane yakigezemo. Umugenzi arangije, dore ibintu yabonyemo. Yagiye kubona ikome ry'umuriro. Murimo kumva? Hari umugabo ku ruhande umva arimo kumenamo essence kugira ngo umva nako amenamo amazi kugira ngo iryo kome ry'umuriro rizime. Arashaka kuzimya iki? Arashaka kuzimya iki? Umuriro. None se kuri ya muriro utarimo kuzimya. Ati tegereze neza urareba. Agiye kubona undi muntu ku ruhande afite agakombe k'amavuta. Murabyumva? Uko undi amenamo amazi niko nawe amenamo amavuta bigahurira mu muriro. Harya ntimwakaranze? Ntimujya mukaranga? Iyo ufashe ibiryo amavuta yacamutse neza ukamenamo, nta ruriro mubona ruzamuka. Amazi ahuye n'amavuta birazamuka. None nawe agatangazwa nuko umuriro utarimo kuzima. Murimo kubyumva? Abajije impamvu atazima, ati buriya reba, uriya aramenamo amazi, hari undi ku ruhande nawe umenamo make amavuta, maze ururiro ahubwo rukarushizaho kubikoma. Ararushywa n'ubusuri umenamo amazi, nubwo amenamo menshi bingana iki, kuva hari undi umenamo amavuta muri uwo muriro, ikibatsi cy'umuriro kikakomeza kizima. Ati none ibi bisobanura iki? Murabyumva? Ati buriya hari umurimo Uwiteka yatangiye mu mitima yabo. Murabyumva? Nubwo isi yose yahaguruka na Satani wubwe bagashaka kugira ngo bawuzimye, kuko Uwiteka aba yiteguye kuwuvomera amenamo make amavuta. Kandi amavuta asobanura umwuka wera. Ntabwo uzigera uzima. Ngo yatangiye umurimo mwiza muri twe, nizagenza ite uzawukomeza. None reka mbabaza, aho wicaye ahangaha urimo gufasha Satani kuzimya umuriro Imana yakije muri wowe cyangwa ntuzubi? Nta ruhare urimo kugira ngo wizimye. Satani ntashaka kubaho, ntashaka ko wamenya iby'Imana, ntashaka gusenga, ntashaka ko wiga, nta bikorwa urimo kumufasha nawe. Ni muzubize. Ariko bajya batumugana mu Kinyarwanda ngo usenyurwa bamutiza iki? Ntabwo ushobora kuba hari ibikorwa urimo gukora byo gufasha Satani kugira ngo nawe uzimye umuriro Uwiteka yamaze kwatsa muri wowe. Umva reka nkubwire, Yesu ntabwo azaguheba. Murabyumva? Abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo kugira ngo aguhombe yagenza ati n'ibyo utazabona uzabibona. Reka nabikubwire noneho, ibyo utazabona uzabibona. Ntabwo Imana ishaka kuguhomba, iracyakomeza kwatsa ko kariro kari muri wowe. Niyo mpamvu ujya kumva urabwirwa ngo wagiye usenga koko, wagiye wiga, wagiye ukunda iby'Imana, wacitse kuri iyi ngeso, nawe urashaka kubizimya ngo iryo jwi ridashoboka. Ntuzarizimya. Bibiliya iratubwira ngo umuntu ajya kuremwa ibintu byose yarabihombye, ariko hari ikintu gikomeye Uwiteka yamusigiye: umutima nama. Umva, urahangaho ushaka kwihendahenda, baranakubwira ngo ingeso zawe zihindura ukanga, ari kugera mu rugo umutima wawe ukakubwira ngo nyamara ibi bintu bakubwiye nikira
nuko neza amagambo avuga ngo umwuka wera atera imbaraga umutima nama, noneho byakorana umuntu akaba muzima mu by'umwuka. Murabyumva rero, mureke umuriro watse muri twebwe ukomeze icyo kibatsi kibi kibatsi, ntidufashe satani kugira ngo atuzimye. Yemwe nibyo mureke nidutume satani atuzimye pe, nidutume igicaniro cy'Uwiteka kizima muri twebwe. Turabizi Yesu yatangiye umurimo muri twebwe, ariko nitumwemerere ntidufashe satani kugira ngo tuzime, kandi bizashoboka. Yego bizashoboka. Yego. Aha, tuvuye mu cyumba cya 4 tugiye mu cyumba cya 5, bitangiye gukomera. Noneho nitwo tugiye kwigira ikomeye. Icyumba cya kangahe? Icyambere murakibuka ni cya kindi yasanzemo umuntu wiyunamiriye. Murabyumva? Nakuraramye areba hehe hejuru, ataye iby'isiki, ikamba riri hejuru y'umutwe we, afite igitabo gicigatiye, kandi yarapfukamye, yarateye iby'isi umugongo. Murabyumva? Ku munwa we asa n'uwinginga abantu. Bagiye mu cyumba cya 2. Icyumba cya 2 harimo wa muntu wakuburaga. Mwabyumvise uburyo tugomba gutandukanya ibikiza n'ibidakiza, tukamata ibikiza, ibidakiza tukabishyira ku ruhande. Icyumba cya 3 babahungu babiri, Munyepfa nande namwihanganye, ushaka kugira ngo ategeke shebuja gukora ibyo we yumva ashaka. Icyo twakibonye. Tugiye mu cya 4. Satani yifuza kugira ngo azimye umuriro watangiye muri twebwe, nitumufasha n'akazi kacu. Tugiye mu cyumba cya 5. Mu cyumba cya kanga yarangwe, icyo cyumba cya 5 byarenze icyumba, abona igipangu kinini. Murumva? Kiriho umugabo yicaye ku meza nk'uku nguku, afite igitabo. Murumva? Uje wese yiyandikisha, amubwira ngo dore igipangu gikiriya, genda winjiremo. Murabyumva? Abo ni abava mu isi bagana mu bwami bwa he, bagira umwete biboroheye wo kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo, ariko intambara iri hagati aho kuzagira ngo ijuru baryinjiremo ari injyana muntu. Murabyumva? Noneho ngo yagize atya, mukurikire. Agiye kubona abona umugabo wa mbere araje ati munyandika. Baramwandika. Bamaze kumwandika, wa kabiri baramwanditse, wa gatatu baramwanditse ati amarembo ngari. Kumbe ku marembo hari abagabo bafite inkota, abandi bafite imipanga, abandi bafite ubuhiri, barashaka kwica buri muntu uwo ari we wese ushaka kwinjira aho ngaho. Murabyumva? Murankurikira? Niba rero ushaka kwinjira mu bwami bwo mu ijuru bikoroheye, nta ntambara urwanye, wiryamiye, uzi ngo rizinjirwamo n'abantu bose. Hari umugabo twakoranye, dukorana mu kigo cya College de Bethel, aza kujya ku ndangaburezi kuba directeur, yitwaga Rizinjira bake. Ngo yitwaga ngo iki? Abanyarwanda bazi kwita. Nongere mbabwire bantu bo mwitsinda, ushaka urebe mugenzi wawe murabane mu maso, umubwire ngo Rizinjira bake. Ko mutabikora vare, bwira ukwegera Rizinjira bake.